kurangira umwanya munini kugaragaza ibikorwa by'ubutwari muri gihugu cyacu badufasha no kwegera abaturage ndetse n'abantu bagendera abanyeshuri kubera amashuri y'incuke kuzamuka kugeza amashuri arangiza icyiciro cyangwa amashuri arangiza rwose dushimire abayobozi ba Karasisi badukoreye igikorwa cyiza bakadukorera akarasisi amashyi menshi cyane kuri iki gikorwa kirangije cya Karasisi. Aza kutubwira ukuntu yambukije umuntu ahita kumwambutsa amushyira mu bwato araryama amushyiraho ibyatsi acunga abantu ndetse hari yaranafite mukuru we kwa nyina w'umusirikare mu ngabo za Habyarimana ashatse no kumufata aramushirisha amuga ati ariko wowe bene wacu uzi nabo kwa mama niho dufitanye isano ariko abo kwa data bose ntabwo bazi uyaje konsura yagiye atunze inzira zose rero mu byafasha isaha yakoze igikorwa cyiza cyane twumvaga ari igikorwa kidashyikirwa ariko uwo muntu yanarokoye ni benshi uwo ngo n'ubu ariho yaje no kumugororera ndetse n'inshuti barabanye neza. Mwereye kuri abo mama ngo ndavuga ku mugabo n'umugore yari umwana muto cyane y'imyaka 9 yari afite imyaka 9. Uriya mama ibintu yakoze byadushimishe kurushaho none yitwa Nyiramyansiro Angelique. Icyo gihe yari afite umubyeyi wafite ikibazo cy'umuriro wo mu mutwe byo bita gusara n'ababarira. Uwo muryango warimo umumama ufite ubumuga bwo mu mutwe abantu ntabwo bahajyaga cyane bari bazi ko ari kumusazi. Umwana w'imyaka 9 afata abantu arabahisha akajya no ku muhanda kureba abicanye baturuka akabayobya akabajisha bakagenda. Ni igikorwa kidasanzwe ku mwana ufite imyaka 9. Ngira ngo muri make n'abantu narikozeho n'abandi nuko kandi bose bagendaga bahisha cyangwa bambutsa nta masano baba bafitanye amaraso.